uyu ni umubumbe w'isi nk'uko twese tuwuzi. Uyu ni umugabane wa Afurika. Urebeye aha urabona ko uyu mugabane ari munini. Reka tujye kuri map. Uhita ubona ko harimo itandukaniro. Wibuke ko mu gihe kinini gishize mu mashuri iyi ariyo map ikoreshwa ku isi hose. Ese koko iyi niyo ngano y'umugabane wa Afurika? Igisubizo ni oya. Gusa ibi ngibi ntabwo byabaye ku mugabane wa Afurika gusa, kuko iyo urebye umugabane w'Uburayi kuri iyi map usanga mu bunini uruta Amerika y'Amajyepfo. Gusa imibare ihari ivuga ibitandukanye n'ibi, kuko Uburayi bufite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 10.53, mu gihe Amerika y'Amajyepfo yo ifite ubuso bungana na miliyoni 17.84. Mu bigaragara Amerika y'Amajyepfo niyo yakabaye nini no mu ngano, ariko siko bimeze. Reka tujye ku kirwa cya Greenland. Iki nacyo kuri map kigaragazwa nkaho kijya kungana na Afurika, gusa mu by'ukuri nta n'ahantu bihuriye kuko umugabane wa Afurika ugikubye inshuro 14. Ibi byose twavuze haruguru biri muri map yakozwe mu 1594, ikorwa n'uwitwa Geraldus Maketa. Kuba yarakozwe kera ntacyo bitwaye, ishobora kuba ari iya kera ariko ikaba nzima, ariko kuba ifite amakosa menshi tukaba tukiyikoresha ni ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo uhita wibaza uti kubera iki batayihindura kandi hari n'izakozwe nyuma yayo zinagaragaza neza imigabane yose uko ingana. Hello, njye nitwa Edmo. Tugiye kubana muri iki kiganiro urushaho gusobanukirwa iby'iyi map n'impamvu idahindurwa. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi channel, kora subscribe ujye ubona ibyo dukora mu ba mbere. Nguhaye ikaze. Nk'uko tubizi twese, isi ifite ishusho y'uruziga. Hakoreshejwe uburyo bugiye butandukanye kugira ngo bagaragaze imigabane yose ndetse n'ibihugu biri ahantu harambuye, 2 dimension. Byasabye ko bakora ibyo bita projection. Ese hari karita yujuje ibisabwa byose wenda yirengagijwe ku nyungu za bamwe? Hari amakarita menshi yagiye akorwa n'abahanga batandukanye. Twavuga hari nk'ikarita yakozwe n'Umuyapani witwa Hajime Narukawa mu 1999. Iyi karita yanatwaye igihembo mu Buyapani mu mwaka wa 2016 nk'igishushanyo cyiza. Yakoresheje ubwoko bwa projection yise orthography. Iyi karita yikora yafashe umubumbe w'isi awugabanyamo uduce 96 dukoze mu ishusho ya mpande eshatu cyangwa se triangles. Utwo duce yaraturambuye tuvamo ikarita imeze gutya. Gusa iyo karita yagiweho impaka, bavuga ko nubwo igerageza kugaragaza neza imigabane yose mu ishusho yuko iri, ariko ntabwo mu by'ukuri wayikoresha ngo ikuyobore neza, bitewe nuko itagaragaza neza ibyerekezo ndetse n'imfuruka, directions and angles. Bityo nk'umupilote cyangwa umukapiteni cyangwa se n'umusare w'ubwato ntiyayikoresha ashaka kumenya icyerekezo mu gihe ari mu nyanja cyangwa andi mazi magari. Ikindi nuko bigoye kuyisubiramo bitewe n'uburyo yakozwe hifashishijwe imibare myinshi cyane. Indi karita ni yakozwe n'Umudage witwa Oswald de Winkel mu 1921. Yakoresheje ubwoko bwa projection yise Winkel triple projection. Iyi nayo niyavuzweho rumwe kuko abenshi bavuze ko yakweduye impande z'isi ku buryo usanga itubahiriza neza ubuso bw'imigabane ndetse n'ibihugu. Ndetse binavugwa ko kimwe niyo twahoze tuvuga haruguru nayo itakoreshwa mu kuyobora abantu mu nyanja cyangwa se no mu ndege. Hari n'izindi zitandukanye zagiye zikorwa, harimo nk'iyiswe Robinson, Natural Earth, Gold Peters, Lambert Conformal Conic, Stereographic ndetse n'izindi tutarondora. Gusa n'ubundi muri izi zose nta nimwe yasimbuye Maketa. Niki kidasanzwe Maketa ifite izindi zose zidafite? Reka tubanze tuvuge kuri nyiri gukora Maketa projection, tumenye impamvu yakoze iyi map. Maketa projection yakozwe mu mwaka wa 1569 n'uwitwa Geraldus Maketa. Akaba yari umuhanga mu bumenyi bw'isi, akaba n'umufilozofe w'umubirigi. Yavutse mu mwaka wa 1512. Maketa yabayeho mu gihe cyiswe Age of Exploration, igihe ibihugu by'i Burayi byagenzuraga inyanja biri no kwagura inzira z'ubucuruzi bwo mu mazi. Icyo gihe kugenda mu ntera ndende mu nyanja byari bigoye cyane kuko amakarita yabagaho yari afite amakosa menshi adashobora kugaragaza neza ibyerekezo. Mbere y'uko Maketa akora iyo map, abatwara amato bifashishaga ibyitwaga Portolan charts. Amakarita yerekanaga aho inyanja zigarukira, ariko bikaba ikibazo iyo bajyaga kuyakoresha mu mazi y'inyanja nini. Ayo makarita niyatangaga ibyerekezo neza. Maketa yabonye iki kibazo
kibazo agira igitekerezo cyo gukora ikarita ishobora gufasha abatwara amato kwambuka inyanja bakurikiza ibyerekezo bihamye. Mu mwaka w'1569 yasohoye ikarita nini igaragaza isi isa n'irambuye ku rukuta. Icyo gihe ayisohora yayise A New and Enlarged Description of the Earth with Collections for the Use of Navigators. Iyi karita niyo yatumye habaho uburyo bwamenyekanye nyuma nka Mercator Projection. Mercator ku giti cye ntiyigeze asobanura imibare cyangwa amahame yakoresheje mu gukora iyi map. Aya mahame yaje gusobanurwa mu kinyejana cya 18 ubwo abahanga mu mibare nka Edward Wright, Johannes Kepler ndetse na Jacques Cassini basobanuraga uburyo Mercator yakoresheje. Bemeza ko hakoreshejwe imibare yitwa calculus cyane cyane mu kongera ubugari bw'ahantu hakurikijwe ubutumburuke bwaho. Mu kinyejana cya 17 ndetse n'icya 18 Mercator Projection yifashishijwe cyane mu ngendo zo mu mazi, ikoreshwa cyane n'Abahorandi, Abanyaportugal, Abongereza n'abandi cyane cyane abo mu bihugu bikora ku nyanja. Iyi map yakomeje gukoreshwa no mu kinyejana cya 19 ndetse n'icya 20 aho yifashishwaga mu bitabo byitwaga Atlas. Abenshi murabizi ndetse mwanabyigiyemo geography. Iyi karita yashyizwe muri ibi bitabo ndetse iranakoreshwa ku isi hose nubwo atari cyo yari yarakorewe. Mu kinyejana cya 20 abantu batangiye kwinenga kubera ko bari batangiye kuvumbura ko yongereye ubunini bw'ibihugu biri ku bipimo by'ubutumburuke bwo hejuru cyane. Aha twavuga nk'ikirwa cya Greenland ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi byarongerewe cyane ugereranyije n'ibihugu biri hafi ya Equateur. Nubwo bayishinja ibi byose ariko Mercator Projection yagumanye agaciro kayo. Mu by'ukuri verisiyo zose za Google Maps n'izindi porogaramu zifashishwa mu kureba imiterere y'isi zikoresha Mercator Projection. Ubu ngubu nyuma y'imyaka irenga 450 Mercator Projection ivumbuwe iracyakoreshwa cyane mu ngendo zo mu mazi ku isi hose. Bikaba ari nabyo biyihereza itandukaniro ndetse bikayigira iy'umumaro cyane ugereranyije n'izindi zose. Ushobora kwibaza uti ese bizashoboka ko haboneka map idafite ikosa na rimwe? Hagiye habaho kugerageza guhindura iyi map ku nshuro nyinshi. Nko mu mwaka wa 2018 abahanga mu gukora amakarita bakoresheje Eco Earth Projection bakoze ikarita y'isi igamije kugaragaza ubunini bw'isi mu buryo bwa nyabwo kurusha izindi. Bitandukanye na Mercator Projection yagaragazaga imigabane n'ibihugu biri hafi ya Equator nka Afrika nkaho ari byo bitoya. Imiryango iharanira uburenganzira bwa Afrika irimo Africa No Filter na Speak Up Africa batangije umushinga bise Correct the Map. Right, the Africa has been represented in ways that diminishes their its size and its importance, and we wanted to challenge that distortion. So Speak Up Africa and Africa No Filter launched the Correct the Map campaign to spark a conversation about representation, power and identity. So the campaign really seeks to shift the narrative from Africa being shown as marginal to Africa being recognized as vast, central and indispensable, really. So by correcting the map, what we're really trying to do is correct the story being told about Africa. Uyu mushinga usaba amategeko, imiryango mpuzamahanga, amashuri, ibitangazamakuru n'ibigo bikomeye ku isi gusimbuza amakarita ya Mercator bagashyiraho ikarita zerekana ubunini nyakuri bw'ibihugu ndetse n'imigabane. Uyu mushinga wa Correct the Map wamenyesheje imiryango nka Loni, Banki y'Isi n'ibitangazamakuru mpuzamahanga basaba gukoresha Eco Earth Projection cyangwa izindi karita zerekana ubunini bwa nyabwo. Abashinzwe uyu mushinga bavuga ko guhindura amakarita akoreshwa mu mashuri no mu bitangazamakuru ari ingenzi cyane kuko kuba abana bakura bareba ikarita ya Afrika ari ntoya cyane bigira ingaruka ku myumvire yabo ku mugabane wabo. And what we want to focus on is to make sure that people understand that maps are never neutral. They tell a story, and when African children and non-African children also see Africa as being minimized, it also affects their perception and their sense of power as well. And it very subtly, I guess, but it still communicates that Africa is smaller, weaker, and less important. Mu kwezi kwa Kanama 2025 umuryango African Union watanze inkunga ku mushinga wa Correct the Map usaba gusimbuza amakarita ya Mercator hagakoreshwa izerekana ubunini nyakuri bw'ibihugu. Selma Malika Haddadi, Vice President w'inama nyobozi ya Afrika yunze ubumwe, yavuze ko ikarita ya Mercator itanga igitekerezo ko Afrika ari umugabane muto nyamara ari umugabane munini wa kabiri ku isi. In fact, I think that this has several ramifications. It might seem to be just a map,
but in reality it is not. Inkunga ya African Union yahise yongera uburemere bw'uyu mushinga. Bimwe mu bigo bikomeye byatangiye gusimbuza amakarita ya maketa, urugero nka banki y'isi ikoresha EcoEarth cyangwa izindi karita zerekana ubunini nyakuri mu makarita menshi yabo. Uyu mushinga uzakomeza guharanira ko izi karita zikoreshwa mu mashuri no mu bitangazamakuru, mu nzego za leta no ku rwego mpuzamahanga kugira ngo ubunini nyakuri bwa Afurika bugaragazwe ku isi yose. Ni nansoreje iki kiganiro, ngushimira kuba wakurikiye. Ibuka gukora subscribe mbere yuko ufunga iki kiganiro, ubundi ujye ukurikira ibiganiro byacu uko tugenda tubishyiraho. Ibuka gukora subscribe mbere yuko ufunga iki kiganiro, ubundi tujye tubana mu bindi biganiro byacu. Ndagushimiye cyane.